Sinema nyarwanda ni kimwe mu byinjiza amafaranga menshi cyane ku mbuga nkoranyambaga. Ibi byatumye abazikora bagenda bazamuka mu buryo bw'iterambere ndetse no kwagura ibikorwa byinshi bitandukanye. Niyo mpamvu muri ino video tugarutse ku bakinnyi 10 bafite amafaranga menshi cyane kurusha abandi mu Rwanda. Aho tugiye guhera ku mwanya wa 10 tujya ku mwanya wa mbere, aho tuhasanga umukinnyi wa sinema nyarwanda ufite amafaranga menshi cyane kurusha abandi. Birashoboka ko wigeze kubyibaza cyangwa se wigeze kubibazwa cyangwa se ukaba uzabyibaza. Ndakwizeza ko muri ino video uri buze gusobanukirwa kandi ukabamenya kuva ku mwanya wa 10 kugeza ku mwanya wa mbere. Gusa mbere yuko dutangira mbaje kuguha ikaze, niba ari ubwa mbere ugeze kuri umuyoboro wacu wa YouTube, subscribe no gufungura inzogera kugira ngo utazajya ucikwa na updates z'ubutaha. Ni iby'ingenzi cyane kandi iby'agaciro. Ntatinze reka dutangire ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 10 turasanga umukinnyi witwa Ndayizeye Emmanuel, yamenyekanye ku izina rya Nick Dimpoz. Uyu tumuzi nk'umukinnyi wa sinema nyarwanda ukomeye cyane, aho yakunze gukina cyane muri filimi yitwa City Maid. Uyu kandi akaba n'umuhanzi, aho afite umuyoboro wa YouTube witwa Nick Dimpoz, anyuzaho indirimbo cyangwa se ibihangano bye by'umuziki. Uyu Nick Dimpoz akaba afite ibikorwa bibarirwa hejuru y'agaciro ka miliyoni 400 z'amafaranga y'u Rwanda. Urumva yuko ari amafaranga menshi cyane, bikaba byatumye uyu Nick Dimpoz agaragara kuri uwo mwanya wa 10 w'abakinnyi ba sinema nyarwanda bafite amafaranga menshi cyane kurusha abandi mu Rwanda. Tudatinze tugiye ku mwanya wa 9, aho tuhasanga umunyarwandakazi witwa Mutoni Assia. Mutoni Assia akaba ari umugore witeje imbere binyuze mu gukina sinema nyarwanda, aho afite imitungo ibarirwa hejuru y'agaciro ka miliyoni 420 z'amafaranga y'u Rwanda. Urumva ko aya ari amafaranga menshi cyane, bigatuma uyu Mutoni Assia agaragara kuri uwo mwanya wa 9. Tudatinze tugiye ku mwanya wa 8. Ku mwanya wa 8 turasanga umukinnyi witwa Nsabimana Eric, yamenyekanye ku izina rya Dr Sabi. Uyu akaba ari umunyarwenya ukomeye cyane ukomoka mu karere ka Musanze. Uyu arakunzwe cyane n'abatari bake bitewe n'uburyo akinamo sinema nyarwanda ze, kandi akavuga no mu rurimi abandi batavugamo, ururimi rukunzwe gukoreshwa n'abo mu karere ka Musanze. Uyu Nsabimana Eric cyangwa se Dr Sabi akaba afite imitungo myinshi ibarirwa hejuru y'agaciro ka miliyoni 450 z'amafaranga y'u Rwanda. Bigatuma uyu Dr Sabi cyangwa se Nsabimana Eric agaragara kuri uwo mwanya wa 8 w'abakinnyi ba sinema nyarwanda bafite amafaranga menshi cyane mu Rwanda kurusha abandi. Tudatinze tugiye ku mwanya wa 7. Ku mwanya wa 7 turasanga umunyarwandakazi witwa Bahavu Jeannette. Uyu akaba ari umukinnyi ukomeye cyane wamenyekanye muri filimi zitandukanye, by'umwihariko muri City Maid. Uyu akaba yariteje imbere binyuze mu ruganda rwa sinema nyarwanda ndetse n'ibindi bikorwa byinshi bitandukanye. Akaba atunze imitungo ibarirwa hejuru y'agaciro ka miliyoni 630 z'amafaranga y'u Rwanda. Urumva yuko ari amafaranga menshi cyane, bikaba byatumye uyu Bahavu Jeannette agaragara kuri uwo mwanya wa 7. Tudatinze tugiye ku mwanya wa 6, aho tuhasanga umukinnyi witwa Kanyabugande Olivier. Uyu yamenyekanye ku izina rya Nyakso, akunzwe no kwiyita Umusamariya. Uyu akaba ari umukinnyi wazanye abakinnyi benshi mu ruganda rwa sinema nyarwanda bitewe n'uko yatangiye kera. Yatangiye bimugoye ariko yaje kwiteza imbere, agenda amenyekana cyane ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko ku rubuga rwa YouTube. Uyu Nyakso yatangiye gukina mu mwaka wa 2019, aho kugeza na n'ubu aracyakina kandi aracyakunzwe cyane n'abatari bake bitewe n'uko afite ubuhanga budasanzwe. Uyu akaba afite ibikorwa byinshi bitandukanye, akaba afite imitungo ibarirwa hejuru y'agaciro ka miliyoni 700 z'amafaranga y'u Rwanda. Urumva yuko ari amafaranga menshi cyane, bikaba byatumye uyu Nyakso agaragara kuri uwo mwanya wa 6. Tugiye kujya muri top 5 cyangwa se mu bakinnyi 5 ba mbere bafite amafaranga menshi cyane mu Rwanda kurusha abandi. Gusa mbere yuko tujyaho nagira ngo nkwibutse, niba utarakora subscribe ufungure inzogera kuri umuyoboro wacu wa YouTube, wabikora kuko ni ingenzi kandi ikaba n'inkunga ikomeye cyane. Wibuke gutanga like ndetse na comment uvuge uko wabonye ino video ndetse n'umukinnyi wagutunguye cyangwa se uwo wakekaga ko yazamo atagaragayemo. Ntatinze ku mwanya wa 5 turasanga umukinnyi witwa Clapton Kibonke. Uyu akaba ari uwamenyekanye muri filimi zitandukanye nka Seburikoko ndetse n'Umuturanyi. Iyi filimi Umuturanyi akaba ari iye ku giti cye,
akaba yaramwinjiriza amafaranga menshi cyane atari make, akaba afite imitungo ibarirwa hejuru y'agaciro ka miliyoni 820 z'amafaranga y'u Rwanda. Ntatinze tugiye ku mwanya wa kane aho tuhasanga umukinnyi witwa Bamenya. Uyu Bamenya akaba afite imitungo cyangwa se ibikorwa bibarirwa hejuru y'agaciro ka miliyoni 870 z'amafaranga y'u Rwanda. Uyu kandi akaba yagiye amenyekana muri filime z'uruhererekane nka Bamenya series ari we yayiteguye. Urumva yuko ari icyamamare gatuma akomeza kwinjiza amafaranga menshi binyuze ku mbuga nkoranyambaga. Natinze tugiye ku mwanya wa gatatu aho tuhasanga umukinnyi witwa Kennedy cyangwa se Muzehe Kennedy. Uyu akaba ari umukinnyi wa mbere mu Rwanda wasobanuye filime akayishyira mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Uyu kandi arakunzwe cyane uretse kuba ari umukinnyi cyangwa se yaramenyekanye mu ruganda rwa sinema nyarwanda, ni n'umubwiriza, ni pasiteri. Urumva yuko ari umuntu ukomeye cyane, akaba afite imitungo ibarirwa hejuru y'agaciro ka miliyoni 920 z'amafaranga y'u Rwanda. Urumva yuko ari amafaranga menshi cyane bigatuma uyu Kennedy agaragara kuri uyu mwanya wa gatatu. Natinze tugiye ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa kabiri turahasanga umukinnyi witwa Kiramani. Uyu Kiramani afite amafaranga menshi cyane yinjiza binyuze ku mbuga nkoranyambaga, aho kugeza ubu afite imiyoboro ya YouTube igera kuri 3 kandi ikurikirwa cyane kandi irebwa cyane, bikaba bituma yinjiza amafaranga menshi cyane. Uyu kandi ni umwe mu bashimirwa cyane kuko yagize uruhare rukomeye cyane mu kuzana abakinnyi ba sinema nyarwanda ndetse no kubazamura. Uyu akaba afite imitungo cyangwa se ibikorwa bibarirwa hejuru y'agaciro ka miliyari 1,400,000. Urumva yuko ari amafaranga menshi cyane, bikaba byatumye uyu Kiramani agaragara kuri umwanya wa kabiri. Tugiye ku mwanya wa mbere. Ese ku mwanya wa mbere watekerezaga ko hagaragara uwuhe mukinnyi wa sinema nyarwanda? Uraza kutubwira muri komenti mu gihe wowe usanze uwo twashyize atari we watekerezaga cyangwa se atari we wizeraga ko yahagaragara. Ku mwanya wa mbere turasanga umukinnyi witwa Niyitegeka Gratien yamenyekanye ku izina rya Seburikoko cyangwa Papa Sava. Uyu nawe ni umwe mu bashimirwa cyane bitewe n'uko yagize uruhare rukomeye cyane mu kuzamura bamwe mu bakinnyi ba sinema nyarwanda ndetse no kubamenyekanisha binyuze ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se muri sinema yagiye ategura kandi zigakinwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Uyu Seburikoko akaba atunze ibikorwa cyangwa se imitungo ibarirwa hejuru ya miliyari 1,700,000. Urumva yuko ari amafaranga menshi cyane bigatuma uyu Seburikoko agaragara nk'umukinnyi wa sinema nyarwanda ukize cyane kurusha abandi mu Rwanda. Iyo twanyuma ino video nizeye ko ukoze subscribe, like, share na comment ugafungura inzogera kugira ngo tuzacikwa na updates z'ubutaha. Niba ari video wifuza ko twagukorera ubutaha tubwire muri comment.